umva karibu cyane ndabasubije mwese nizere ko mumeze neza aho muherereye aho muhoreye yose muri kuri video ndakwakire karibu kuri Lisi France Lifestyle nizere ko muguwe neza niba uri mushasha kandi nawe ndakwakiriye wari wese uguye kwivira yo kureba gutyo ndakwakiriye nizere ko uzakomeza kubana nanjye utarakanda subscribe please mukande subscribe kugira ngo ibiganiro nkomeza kubagezaho itungana ibitekerezo biyo kugeraho mu bambere. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe umunsi ntabwo ngiye kuvuga amavuta kandi kuvuga ibindi. Uyu munsi nje ndi mu iteni ya siporo uko mubibona ubushanga nambaye dumubwiteho dukomeze nzababwira impamvu mugambara ariko dubyiteho nubwo abantu benshi bifata ukundi kundi ariko nta kibazo reka tukomeze tuvuge impunzi. Uyu munsi nje gutera akabaraga abantu badakunda gukora siporo kubaganiriza. Hari abantu bagiraga rwose ubunebwe bwo gukora siporo badashaka gukora siporo. Uyu munsi batera akabaraga cyangwa se umuntu araguzuye uburyo afata decision utangira gukora siporo ayifate ibyo gutera akabaraga. Ikiganiro kugira ngo nze nkangurire cyangwa se nshishikariza abantu gukora siporo. Nkuko mubizi murabizi ko abantu benshi gukora siporo, akamaro ka siporo twese turakazi. Siporo ituma umuntu agira ubuzima bwiza, bituma umuntu adasaza vuba, siporo bituma umuntu akomera, siporo ituma umuntu atarwaragurika, siporo ituma uba forte, bituma mentalement aussi uba forte. Bumva rwose siporo ifite akamaro kenshi kanini ku buzima. Hari abantu badaho batise gukora siporo mana numva afite ubunebwe simbibashije ntibindeba cyangwa ntibindimo. Ushobora rwose ushobora kwivuga ati se ni iki nakora kugira ngo ntagiye gukora siporo. Siporo ni nziza cyane. Nkabe nkajya nk'urugero njyewe ndi kuba wenda nk'umuntu utanzi cyangwa se ubonye video wanjye gutya gute gusa njyewe ndi umubyeyi mfite abana babiri. Umwanzuro nafashe ko ati murabona ko abagore hanini iyo bamaze kubyara abenshi rwose baribarirwa ntabwo bitaho. Njyewe n'umwanzuro nafashe ko ati kantangire niyiteho rwose gumame agataye nari mfite mbere. Murabizi ko umuntu atwite cyangwa se umuntu amaze kubyara ntuza rwose umubiri urahinduka. Ni ibintu bibaho cyane, ni ibintu bibaho cyane. Hari abo bitaba ariko ahanini ni ibintu bibaho cyane. Benshi turabyibuha umubiri ugahinduka inda ikaba nini ariko iyo ubiretse gutyo nyine umubiri nawe urabyakira gutyo. Umubiri wakira ibintu uhaye n'ibyo yakira ukomeza ukabyibuka umubiri ukomeza ukabyibuka ariko uvuze ati kandekera aho ngaho rwose nze ntagiye niteho nuko. Ariko hari wenda ikintu umuntu ababuze, umuntu ababuze motivation yayo, umuntu ababuze se akabaraga, umuntu ababuze yumva atabishaka se cyangwa se ibintu byinshi ushobora gutuma bikugira imbaraga bikubuza gukora siporo. Ariko iyo ufasha ufata decision uvuga ati ngiye gutangira gukora siporo ndabona rwose bimaze kurengera rwose ngiye murabona ko rwose urabona nakira akajene se njyaye kabiri rwose murabona ko rwose kugira ngo rwose ibi bicece dusigaye rwose nze ndukureho urabona ko rwose ndashaka kugira ngo akada gato gasigayeho rwose. Umuntu iyo akoze siporo rwose ugomba kuba ukomeye nugushyiramo akabaraga kandi mukuru umuntu aba yumva ari motivé, umuntu aba yumva ari positif. Niyo mpamvu uyu munsi nkuzigira kugira ngo nze mbakangurira abo umugore cyangwa umugabo ibintu gukora siporo mwakwiye gushyiramo mwashyira mu buzima bwanyu. Siporo igakora siporo ni nziza kubikora rwose. Ikibazo ahubwo ni ukuvuga ati ndatangira ryari se ndabikora ryari. Abantu benshi ni ukuri tura motivation tuvuga tubigenza ariko hagiye kwereka ibintu bihinga ibintu bya muri 3 bishobora gutabiguha nuza akabaraga rwose ubwo ati ngiye gutangira umunsi ngiye gutangira umuntu. Ikintu cyambere ubwo ati kubona byonyine ko wanabitekerejeho ni sawa cyane. Kavuga ati ngiye gutangira umunsi mfashe decision yo gukora siporo, mfashe decision yo kugabanya ibiro, mfashe decision yo gukora siporo kugira ngo wenda muscle yanjye zikomere, mfashe decision kugira ngo wenda nkore hasi habe hanini, mfashe decision wenda kugira ngo nzane amabdo, mfashe decision kugira ngo ibintu byinshi wenda kugira ngo nkomeze nkomere kugira ngo wenda ubuzima bwanjye bukomeze bugire ntakomeza kurwara kwa n'ibyo. Icyambere ni ugufata decision. Cya kabiri nakubwira ntuza wavuga ati kinani cyagufasha gutangira gukora siporo. Ikintu cya kabiri ni ukunuza kuba motivé. Uri motivé rwose tuvugufashe decision ngiye gutangira nuza gukora siporo ngiye gutangira ariko hano ugomba kuba uri motivé. Ntabwo uzigera uba motivé rwose nta n'utazaba uri motivé ntuzigere gukora siporo. Ugomba kuri motivé ati ndatangiye kabisa ngiye kubikora imbaraga ndazifite ngiye gutangira. Ikintu cya gatatu ni ukushyira mu bikorwa. Ntuzigere ukora ibintu mu bikorwa utabaye motivé. Ntuzigere ukora ibintu mu bikorwa utafashe decision. Ntabwo ushobora gufata decision yo kuvuga ngiye gukora siporo utavuye ngiye kubishyira mu gikorwa. Nibwo ushobora ati ngiye gukora siporo ndumva ndimutirwe ejo mu gitondo kumva ntushaka kubikora. Ugomba kuba ufite nyine ubushake bwo kubikora ujya mu bikorwa. Iyo ufite uri motivé
nibyo ufite motive bote ndi motive ngiye gukora ngiye kubikora ugomba guma uri motive kugira ngo uvuge ati ngiye gutangira siporo utangiye gukora siporo kuko ndashaka gukora siporo ko nshaka gutakaza ibiro ndashaka gukora siporo kugira ngo mbe miskile imitsi yanjye nyine nkomeze imitsi yanjye n'ibintu bishobora kugira ariko ugomba kuba uri motive ikindi ukanabishyira mu bikorwa ikindi kintu ushobora gufasha mana cyane cyo kwiha ama challenge ni ibintu byiza cyane tuvuge uvuga ati tuvutangiye uvuga ati ngiye gutangira aho numva natangira kwa mbere cyangwa ngiye gutangira cyo gukora akamucaka cyangwa se ngiye muri gym ni ibintu bitewe nuko bikoroye cyangwa se uko bishoboye urukumva uvuga ati ndashaka tuvuge ngo ndashaka uvuga ati ngiye gukora siporo kugira ngo wenda nakaze ibiro 10 n'urugero ibiro 10 bafati ngiye kwiha ama challenge ni ibintu bizagufasha kugira ngo uzagere ku ntuza ku ntego yawe wihaye ku ntego yawe bivuga kwiha challenge bati ngiye kwiha challenge y'iminsi wenda 30 iminsi 30 ngiye gukora ubwo bwabaga bwose ngiye ntakaza ibiro 5 wenda n'urugero urukumva biraza gutuma uniha ama challenge biraza gutuma ukomeza kuba uri motive biraza gutuma uvuga ati ndagira ku ntego yanjye runaka kwiha ama challenge ni ibintu byiza cyane ushaka kuvuga ati ngiye kwiha challenge kugira ngo miskile wenda nzana amatuza ku bantu babagabaza n'amatuza cyangwa se miskile nuza niyo challenge nzana amabudo cyangwa niyo challenge kugenda wiha challenge bigenda bituma bikomeza kubikumotiva kugira ngo bizakomeza gukomeza wiha izindi challenge uvuga ati challenge yabe nayirangije wenda natakaje ibiro 2 bizakomeza gutuma bikugira gukomeza kuri motive ugakomeza utera n'izindi ntambwe bigatuma rwose umubiri wawe ukomeza gukura ikindi kintu ushobora gukora gusetinga ama goals nabyo ni byiza cyane kuvuga ati rwose siporo ngiye kwishyira tuvuga ngo siporo ngiye kwishyira afashe siporo ngiye kwishyira mu buzima bwanjye bizamfasha siporo ngiye gukora siporo ngiye gukora siporo kugira ngo nimba wenda ari umuntu warubyibushye cyane nze ntakaza ibiro ukavuga ati niyo decision mfashe yo kugira ati gukora siporo ngiye gukora siporo kugira ngo ubuzima bwanjye bukomeze bugende neza haba muri morale cyangwa se na physique hose bigende neza gufata decision ni ibintu byiza cyane bishobora kugufasha kugira ngo ukomeze nuza siporo nibyo koko nuza ngiye hari abantu benshi bambaza ati se urabona nyine bamwe umuntu akimara kubyara ngiye n'urugero rwo kwateza umuntu akimara kubyara ibyo umuntu yiburira umwanya ariko mukuru umwanya kwawe nabugira mu ruhare nibyo ko ndabyumva hari inshingano umuntu afite mu rugo ariko ntabwo byakubura kuvuga ati mbuzi iminota 30 n'intuzo no mpamvu ugomba kuba ufite ubushake watingiye gukora siporo cyangwa ushobora no kubona ikindi kintu ushobora kujya koga utavuze ngo niba nagiye muri gym ushobora kujya koga muri piscine cyangwa se no kugenda nabyo ni siporo tuzagenda tubiramo amavideo menshi ngiye kubereka imyitozo tuyuzuye dukora ngiye nkora ahanini nkora siporo mu rugo ariko cyo kuzambereka uburyo wakora siporo muri mu rugo nta bikoresho ufite cyangwa ubifite ariko nk'umuntu ujya muri gym rwose bari sawa cyane uko gym gym cyangwa se amasale de siporo abarimo intuza abarimo ibikoresho byinshi bitandukanye utanabishoboye ushobora no gukora siporo mu rugo rwose siporo ahantu hose ushobora gukora utanafite ibikoresho ku ntebe ushobora kwicara ku ntebe ugakora siporo hasi ushobora kurambara ugakora siporo nzagenda mbibereka hari siporo zimwe ushobora gukora zikagufasha rwose nta n'ibikoresho na bimwe ukoresheje irera umva ku iki gihe ikintu kiri physically ni ikintu abantu benshi rwose simvuze ngo wenda n'abantu bari n'iki ariko ntabwo ariko physically ni ikintu cyinshi abantu n'intuza ntabwo ni ibintu biri kuri mode cyangwa se ni ibintu bigezweho kandi ni nabyiza cyane rwose bituma umuntu abagaragaye neza cyangwa se bituma n'ubuzima bwawe rwose buba ari fresh kabisa niyo mpamvu siporo abantu bakwiye kwishyira mu buzima bwabo intuza hari abantu benshi bishyiramo ngo uyu muntu ngabyaye ngarabyibuha ubyibuha iyo ukizemo ubushake ariko iyo wikontroloye ukikontrola ushobora kutabyibuha rwose n'abantu benshi babyara ntibabyibuhe cyangwa ukagira ngo ntiyanabyaye ukumva niyo mpamvu ugomba gukora agasiporo kugira ngo tugume turi fit urabona ko bari sawa cyane nizere ko rwose iyi video hari umuntu ugiye kumutiva ufata umwanzuro uvuye ku siporo tuvuge mu gihe umuntu ashaka gukora nk'ara mu mujyi ataha wenda nka Kimisagara akafatanya gutega akamoto wenda tuvuge ntiburira cyangwa se ntiburira ushobora no kumanuka n'amaguru kugenda n'amaguru nabyo ni siporo ni ibintu bishobora gufasha bereka amafoto buke ati rero murebe inda ukuntu inda umugongo ariko dore bimaze gushiraho rwose urumva iyo umuntu abaye motive afashe umwanzuro biragenda birakumotiva cyane nawe rero nizere ko ugiye gufata intuza umwanzuro kugira ufata siporo kugira ngo ubishyire mu buzima bwawe ni byiza cyane nta bintu hagari ibintu bizakugira babikurimo ushobora no kujya gukina baro football ku bibuga bari hano hose ugakora intuza siporo ntacyo bitwaye icyo ari cyose wakora icyamwa no kubusha ukumva ko intuza byose ukagira ukakora siporo nyine birumvikana kira mu buzima bwe rwose bwa buri munsi
So ndabashimiye mu mwarebye video yanjye, nizere ko mukomeza gukurikirana ibiganiro nzajya mbagezaho, abantu mushaka gutakaza ibiro, abantu mushaka kwitaho rwose mukore subscribe kugira ngo video nyinshi ngiye kubashyiriraho zo gukomeza kwitaho, gukora siporo, abashaka gutakaza ibiro mwese muze nzabwira nakoresheje kugira ngo ngire mu nda zero hameze gutya. Murabona ko rwose harapyoyemo buke ariko ndacyafite duke nshaka gutakaza, muri kumva ariko nta kibazo. So mukore subscribe mugumane nanjye kugira ngo video nyinshi zizaze zikomeza zibagereho. Mukore subscribe, ndabashimiye cyane mukomeje kureba ibiganiro byanjye, ndabashimiye mukomeje gukurikirana ibiganiro byanjye, muraba agaciro kuri njye. Imana ikomeze ibarinde, amahoro, bisous.